Igitondo cyiza kandi cy'umugisha kuri mwe mwese dufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi ku migabane itandukanye y'isi. Insanganyamatsiko y'ifunguro ry'umunsi wo ku wa 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 riragira riti: ntukibagirwe Imana yaguhinduriye ubuzima. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka mbaririmbire indirimbo iri mu gitabo cyo gushimisha y'Ijana na 54 igira iti: ndabaririmbira ibyo wamfiriye. Niturangiza tuganire amagambo y'Imana nateguye kugira ngo atubere ifunguro ry'umunsi. Abaririmbira ibyo wamfiriye, umuze mfitiga nararonzwe, mbonye Kristo, ukaza mw'isi ukamfira, mbonye Kristo, ukaza mw'isi ukamfira. Baramusinje bashashe imyambaro, Hozana Umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati n'abamwe n'abamwe, bukeye barahinduka, bati n'abamwe n'abamwe. Nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe, nuko yarababajwe, yaremeye yishuye, ndavuga hose izina, yanyemeye yishuye, ndavuga izina, yanyemeye Haleluya, haleluya, bene data nshuti z'umusaraba. Uyu muririmbyi aravuga neza, aravuga ngo ndabaririmbira ibyo wamfiriye, wankunze mfite ibyaha nararutse, wambonyemo iki Kristo ukaza mu isi ukamfira. Arangira avuga ngo ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe, nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 8, tuhere ku murongo wa 12 tugeze kuri 20. Haravuga ngo numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusagwe butwika na sikoropiyo, n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikabukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira manu mu butayu iyo basekuruza banyu
batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze, ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Uzirinde we kwibagirwa uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije nishije indahiro na ba sekuruza banyu, nk'uko irikomeza muri iki gihe. Niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera, wikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu, niko muzarimbuka, kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Burya nta kintu ngo kibagirana nk'inzara ndetse ngo n'ubugumba. Iyo umuntu ari mu bukene cyangwa se afite inzara, aba yumva itazapfa gushira, kandi aba ategereje ubutabazi ku Mana. Iyo bubatse babanye, baba bumva bafite ingorane, bibaza uburyo bazabona abana, cyangwa se iyo bahuye n'ingorane zo kubura urubyaro bakagira ubugumba. Ariko iyo bamaze kubyara abana baribagirwa. Nyamara aba bombi ibyifuzo byabo burya iyo bikemutse, yaba ari uwari ushonje, yaba ari ufite ikibazo cy'ubugumba, bose bahita bibagirwa. Niko natwe bitworohera kwibagirwa vuba amateka mabi y'ubuzima Imana iba yaradufashije kwambuka, tukabasha kugira indi ntambwe dutera y'ubuzima. Hanyuma abantu ugasanga rimwe na rimwe tugenda tubyirengagiza, tugahita byose tubyibagirwa, kandi tukibagirwa n'iyo Mana yaduhinduriye amateka. Mbese hari igihe waba ujya ufata igihe ukibuka aho wahoze mu myaka yatambutse, ngo hanyuma nurangiza ugereranye n'uyu munsi urwego uriho, bitume uha Imana icyubahiro kandi unayicire bugufi. Kwibuka iby'Imana yakoze ntibigoye. Icya mbere ni ugukomeza kuyiha umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Icya kabiri ni ukuyihamiriza imbere y'abandi, kandi ntutinye kuyihamya, ugatanga ubuhamya bw'ibyo yagukoreye, aho yagukoreye n'aho ikugejeje, ugafasha abandi kubahindurira ubuzima nk'uko nayo yaguhinduriye ubuzima, ndetse no kwirinda kwishyira hejuru cyangwa se kwikakaza, ahubwo Imana akaba ariyo ukomeza gushyira imbere cyangwa se hejuru mu buzima bwawe. Mwene data, ndakwifuza ko utakwibagirwa aho Imana yagukuye, ahubwo ukomeze uzirikane uyu munsi wiriranwa amashimwe, kandi wongere wibuke cya gihe ko kwiga byari bigoranye, kubaho byari bigoranye, kubona inzu byari bigoranye, kubona uko ugenda byari bigoranye, ariko uyu munsi byose Imana yarabiguhaye. Ibyo byose ubyegeranyirize hamwe bikongerere amashimwe. Reka rero twongere twese dufatanye kwibuka, kandi dukomeze twibuke ko Imana ariyo yaduhinduriye ubuzima. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko utugiriye neza, ukaduha umwanya, uyu mwuka duhumeka n'imbaraga zawe, si imbaraga zacu. Byose tubiterwa nawe, turyame tukabyuka, ni kubw'ubuntu bwawe, ni kubw'imbabazi zawe. Tugiye kujya mu kazi, Mwami Yesu, twibutse buryo ki waduhinduriye ubuzima, ukaduha akazi. Hari benshi batari bakabona, si imbaraga zacu. Ukaduha amazu tubamo, ukaduha imibereho, ukaduha abana, ukaduha abagore, ukaduha abagabo. Byose ni imbaraga zawe. Ukaduha gutura mu bihugu twifuzaga, ukaduha Mwami kugaruka muri gakondo, ukaduha Uwiteka kuba aho twumva twifuza kandi dutekanye. Turagushimiye ko bana natwe mu mirimo tuza gukora, utugire neza muri byose. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe none iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen, amen, amen.
mwese mbifurije umunsi mwiza, muhahe kandi muronke. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda. Imana y'amahoro ibane namwe. Amen, amen, amen.